ko ari ibirego bingahe ngaho 9 ibirego 9 ariko ntibatubwiye bareze ngo ni bande Godfather ngiye gukorera abantu hano ndi kugenda mvumbura ibirego urukumva ndi kugenda mvumbura abatanze ibirego nkabibigira abanyarwanda ese boziriye kosa Godfather ko uwareze biriya byose wabiteje banabonye ibintu byandika ngo yaratorotse wabiteje ninde bagaruka ngo yasezeye wabiteje ninde wa mwana wakoze video ya mpano ntabwo ya mpano yatorotse mujye mubasha gusobanukirwa ibintu ariko yasezeye numvishe ngo yasezeye biravugwa simbizi nanjye ya mpano ibintu yanditse ngera mvuganye na ya mpano mukanya kashize nimugoroba nta kibazo afite none se umuntu aratora agasiga uruhinja rwe mu Rwanda aya mpano aragaruka mu Rwanda vuba none se umwana we ntabwo ntasize uruhinja rwe mu Rwanda biriya bavugaga se ngo yasezeye ni ibiki no ari kwitegura ibitaramo ari gutegura ibitaramo ntabwo yasezeye ko mwabaye muto mu Rwanda abanyarwanda bazi gushakisha views jani urukumva ibyo ndikubabwira imesesi jewe ndaza hano munyumve nkaza hano give second kamanze mfumba maze nkuri iyi foto hano gato mu sharing live jewe ikiri mugomba gusobanukirwa inkuru ziri mu mihanda Godfather ndazitatura ariko se ibi byo kugenda bishireko ndashaka kurya ndashaka kuvuga ndashaka kuri searchinga ndabanza ikindi we yabanza uvuge cyangwa ubanza urye ahubwo kora icyo wumva cyihutirwa ari inkuru zancitse wakoze nijoro nasanze zirimo zirangira nanjye ziriya nkuru zancitse umva cyakora cyo ufite abantu barenga 2,000 oh my holy cow iriya nkuru yari ripupe rwose man uriya mubyeyi ni ukuri mu mureke numvise hari n'abaje bararira marira y'ingona ntajya abura amarira y'ingona yanine nawo rero ushobotse kabano hari uwo mvuze nivugiraga amarira y'ingona se n'igi komani ase ubundi ninde muntu wabonye ingona irira mushari ngera ivuga ubundi inkuru Godfather zikura FBI urumwe wese ni FBI ubuzima bwe mada naguzi amatirima y'imihanda eko abareba nk'abibwira ndiravugira ripupe bari barimetaye izi nkuru muzikura wavugira ripupe nabyumvisha wavugira ripupe bari bakuriye shaka kuba ntahabaye uriya mu mama murimo muramuziza ubusa uba muri abakene ntimuvuze ngo n'abandi ari abakene ako se ratika mana nakatarazi zakazana umva mutega yombi ahubwo Godfather rero igitekerezo ni ugutumirana Thierry Murangira ni Thierry hajya nini mukaminge hiya kumvikana no kurwanda nakaza kuri TikTok mbahungire kabano reka kumbwire Godfather wabanje ukarya nyoko banze njye se wabase urishije bawe Janine kaze musobanurire Janine ndashaka kubwira ikintu kimwe hano mwebwe ndazana nkavuga ntabwo nkuri bigize ibyaha nibyo nasobanuye mu kanya Janine ntabwo ibintu bigize ibyaha ubundi Janine niwe wanje yego rat reka amatwi ibi bintu reka itangazo breaking news nyuma ya kaboko muramuzi tumuzi Godfather kaboko hari ibiganiro buretse gatwara akagabo nkajya kumva ibiganiro byancitse kuri YouTube nkasanga n'iryo jwi ryawe barishyizemo kumva njyewe ntunze abanyarwanda Janine njye muntu wa mbere utunze abanyarwanda genda urebe reka maze mwumve ukuntu gahunda imeze amakuru ajyaho ndabavugana nk'umuntu baranziza Jihadite nzamukunda nzakunda Jihad mpaka mwiyahuye ikibazo rero ndabamanura kugira ngo mvuge inkuru yanjye neza mbwira aba audience yanjye inkuru
kuko muri kumvugiramo kandi ndangije gufutura nyuma yuko Kaboko aka umuhungu wa Kigufi aka Nyamunsi aka indyarya kurusha izindi aka umuntu ngo difata nishansemo kumva ko namwiyumvamo bikanga. Uyu mugabo nta kintu yigeze nkora ariko nashatse urukundo rwo kumuhanda rubura ariko akunda umuntu urana jani ariko ubona umuntu ukamwiyumvamo cyangwa ukamuharara. Nabonye umuntu numva kumukunda urukundo narushaka ndarubura numva ntabwo ndi kumukunda pe biranga nta kintu yigaza nkorera ariko impamvu umwanzi arakangwa nawe abahuye n'ibyago. Uyu Munyamunsi reka muri ikintu kimwe uretse nkubwire narabivuze ariko nta n'impamvu yo gufata iyo mpishe nkagira ibanga nta mpamvu yo kugira ibanga. Uyu Muhambirwa yafashe umwana wari uvuye mu nkambi ahantu bita Mahamba bro umwana ufite impano kimuha interview urimo kunyumva bro amaze kumuha interview kabano umwana yari afite impano naramushatse kabura arangije ahita mubaninga n'ibiganiro bivanaho arangije aravuga ati abanyarwanda bafite impano ni menshi tegereza uzahungu kuzaririmbira iwanyu. Yesu Kristo uwo ninde? Yesu we uri kunyumva bro ibyo bintu byabaye koko byarambabaje n'uyu munsi byarambabaje gutyo niyo comment yakoze umwana ahita mubaninga yari umwana ikiganiro ndagifite ikiganiro ntabwo yabivuze mu kiganiro niba munashaka kumwakiuzinga cyangwa mvuga izina rye uwo Muhamba ariko reka nkubwize ukuri bro ibi bintu umuntu wabibwiye barabimbwiye kuko umwana ngiye numvaga namwe approachinga umuntu arambwira ati impano impunzi igira impano nategera zaho ngo kazaririmbira iwabo abanyarwanda bafite impano bangana bate gutyo bro ayiwe yo urumva sha narababaye n'uyu munsi reka nkubwire ubwo wangwane wagiye kurega Jihad yagiye kurega Jihad yagiye kumurega bro byarandiye ura umwana bro n'umwana ufite impano namwe murebe umwana w'umukongomani muzagende murebe umwana w'umukongomani dore hano hasi ngo I know that too murabona ko abantu babizi narababaye byaranshenguye I'm not gonna give you a peace until God ifata nta gihe umva narakuzinutswe reka nkubwire nani ikintu cyose buri umuntu uzagirira urakagirira umutima mu muntu ufite aho yishima bane bufatanye umuntu n'agahinda n'akababaro umwana wiviye mu nkama umuntu mufitanye amabifu God ifata yes ariko umwana uja kugana ntabwo wasonga impunzi bro umwana uja kugana kubera ko ngo ari impunzi come on man ukavuga ngo abanyarwanda wese yamwana ndakubwiza ukuri narakuzinutswe ntabwo ngiye nkunda community yanjye ndayikunda and I'm proud urumva nubwo nzanga nkagira ntabwo ngiye murabizi iyo bivuze ngo mvuga community naho navukiye ariko ngiye murabizi ngo dufata ndi pastor I have no country I have no nationality ndavuga nka Godfather keretse umuntu ukoresha platform za Godfather afite akomoka wenda niyo mpamvu amarangamutima mugarura akamuhuza na Godfather kandi abagomba kumuhuza na Godfather genda umunyarwanda kazi bro wowe amazina so I have no country I have no ngiyewe Godfather nka Godfather ntabwo ndi umurundi sindi umunyarwanda sindi umukongomani ndi pastor niyo mpamvu uzareba I support everybody ahangaha ariko uramuje ukoresha platform za Godfather afite akomoka afite nkuko uri kwikiribwa ngo umunyarwanda turi kumwe so ariko Godfather nkangaha niyo mpamvu I have to treat people mu buryo bungana mu buryo bumwe this is the social media ntabwo nzazana identity no kuri social media turi kumwe ibi ngibi ariko uramuje ukoresha nani ya Godfather afite akomoka pro kandi ndi proud yaho so identity ariko Godfather ntabwo ngiye nshobora kuzana ngo nikremenye nk'umunyarwanda ngo nikremenye nk'umukongomani ka Godfather oya niyo mpamvu inkuru y'Uburundi nyivuga I'm social media influencer so you can ntabwo ushobora kugira identity cyangwa ugende ngufate ngo wikremenga ahantu niyo mpamvu uzarebe niyo kuri Twitter nobody ushobora kuza ngo afate president w'u Burundi amutuke mpita nguhanyuko ntiwafata president wa Kongo ngo mutuke ntiwafata president w'u Rwanda ngo mutuke ibingi abantu bagomba ku understanding turi kumwe ubwo nibwo bunyamwuga nyamakuru turi kumwe so rero turi kumwe ibi bintu
uyu muhamba funi urukunyumva bro umwana udafite no kubona tiki imugezaho aba yariteguye nk'amezi angahe kugira ngo ayisaba yibone akakugera impe ugashima impano ye ukavuga ngo abanyarwanda bafite impano ni benshi ngo azareka ihunguka azabirira imbere wabo bro Anama Sharimani ko Godify ibyo bintu byarabaye koko serious rirayi muri kuri muri comment bari kubyandika se ngo barabizi ariko se ijane nuko bizingiye ngira mu nyangire cyangwa ngira urwango hari ibintu ngera ashobora kugira Godify abantu ukuntu bateye abantu ukuntu bateye iyo wizamuye ukagerayo bagukomera amashi iyo babonye uri mu byago cyangwa hari ikikubayeho so rero icyo kintu kimara kuba narakwanze urukumva ngera ngo njya kuvuga kira kintu cyarambabaje urimo kumva kimbabaje ndavuga nta kure nta kintu nabikoraho ariko reka nkubwize ukuri ntuza jewe umuntu wese uri wiki umuntu wese ukeneye ukuboko reka mazi ikintu kimwe gufata urutugu rwawe ukaruhereza mugenzi wawe akaruruhukiraho uri gutwaye iki yabibwira abantu hano Janine aya masaha ntabwo gore baga yavuyeho ntubizi none uza nafashe ndabwira abantu bavuga ati social media hanga higira amafaranga ni muze abana b'abakobwa ni muze mukora ama content mureke gutanga imipuri kugenda mugatandaraza mugatunga telefone mu bitsina byanyu mukohereza abadiaspora kabareza $100 you can make this man on this platform ndabibereka banza kunyura hirya no hino mbabwira ko ari umwana Rwamagana ngafata byose ndabibereka turi kumwe ariko umunsi ko nkorera amafaranga mwagize ishyari murakatumba muzagira ishyari ngo dufata amarongo na change this is me you can change anything ku igeno ryanjye turi kumwe we are the hustler wowe urabizi uranzi bro twatoba turi kumwe ku buryo nobody ariko ngiye nkavuga ni it's okay kubaninga abantu basigaye baza hano ngo ntabwo ngo namukanda huraga kandwa amaso avemo uzanga kunkandaho hano you know gonna brace me ariko reka mbabwire ukuri ibyo mwakora byose check in my gallery ntabwo izi social media I make money on these social medias menshi ntabwo nababwiye ko hari uburyo 13 bwo gukora amafaranga kuri TikTok yonyine ntabwo ari ubwo hostinga gusa turi kumwe ntabwo ari ubwo hostinga hari uburyo burenze bumwe bubiri butatu bune butanu kugeza ku buryo 12 na butatu ubu ngubu ni bumwe muri bwo ariko umuntu wese ufite umutima w'umwijima niyo mpamvu ngiye ntajya ndabameshoninga kaza nkavuga ati cita ntabwo wakaba bifashe umwana ugiye guhabwa akazi na marishari kuko umugirira ishyari kandi atera kutwara ku mwanya uriho ariko kubonye umwana ufite platform YouTube channel ugwifatafata bagiye guhereza 50 yishyura inzu ukamugira ishyamba bakamwirukana why reka nkubwize ukuri nyiri rohombi imugwisha ku gasi rohombi igwisha nyirayo ku gasi romba so breaking news break karigarukire mu nkuru ibi bihamba babinyuzemo nyine kamera kanzamukana urimo kumva amakuru angeraho nyuma yuko ngiye kubabwira ibirego mu birego bitandatu batubwiye hiyongeremwe ibirego bikurikira uwo bita Nana cyangwa Natasha kuva muri Australia amakuru ambwira ko ikirego cyamaze kugera muri RIB yamaze no kwishyura umunyamategeko kubyo Jihad yamukoreye ahangaha umuntu bita Irene Murindahabi yatanze ikirego agitangiye umuntu bita Vestina ngo bitewe n'ibyo Jihad yabakoreye amakuru yarayangezeho nuko umuntu bita Bruce Melody ngo nyuma y'ibyo yakorewe na Jihad mu minsi ishize yo kumuhungeta no kumuharabika niko birego biri kuvuga Bruce Melody yafashe umunyamategeko ahita afata ikirego acyohereza muri RIB game over ariko ndagira nti dore hasi abantu mukurikira ama YouTube nibyo Jihad yahungetse Bruce Melody muri minsi ishize Jihad wihangane kuko ndi kuvuga bitatwaye n'amatwi yawe nani Janine wihangane igisatsa nagera ngaraga mwihangane ndabizi ko mumukunda urukumva urumva uyu bamwita Fiona kubera ko Jihad agenda agarukaho no kureba ibirego bingana gutyo kubera ko niba ari kumubeshyira cyangwa se ni kubera ko we abindiri cyangwa se akoreshwa ibyo byose akareba ibya bingana gutyo yaba ariko kazi yakoraga umva nakamubwira bya Jihad ho uriya ngo
kubera ko bazi ko nyine adashobora kwivugira cyangwa se ngo abe yasohoka ngo avuge, buri umwe wese aravuga ibyo ashaka. Ubu nabahaye rugari nababwira. Mbese baramurega ibirego bidafatika bidafite fact. Ibi bintu abwirwa n'iki se tuzabimenyera mu rubanza rega, none se aka kanya ko buri umwe wese aravuga ngo nzamarare. Uriya waje kwitakuma numba ari uwo nguwo nana yavuze avuga ngo yareze Jihadi, ntibari basabanye imbabazi byose byarangiye. Umukobwa ntiyashaka munyana. Jani reka nkubaze. Nose baramurega ibirego bidafite aho bishingiye. Nabwirwa n'iki ko ntari kumwe nawe na. None se abamurega ntibafite ibyo barega bashingiyeho. Uburetse mubwire ikintu ugomba kumenya nani Janine. Amag the Black asabye imbabazi arangije uburetse gato. Ngombwa kumenya ngo na DJ Felix yagitanze. So nukuvuga ariko reka ngubwize ukuri yapfe ntawe utayishunaho. Nukuvuga ngo Amag the Black asabye imbabazi, urimo kunyumva? Arangije azisaburura. Imbabazi bazisaburuye. Ntabwo rero sibyo. Uso watanga imbabazi ukisubira ku mbabazi ngo kubera ko abandi bari kurega. Yego none Nabyo bazajya baza bisubiremo. None imbabazi barazisaburuye. Yego ariko se ko muri guhigima. Ariko reka mbabazi. Ago difa ibi bintu biracyanganyikishije. Umuntu bamurega ibirego bigana gutyo nabamu babareba gasaba bakamubabara bani barukumuhabara. Siba wavuga ko isakagambana haraza kuzama akagambane nawe nta kintu biratangazwa ibiregaregwa ibyaregwa nibyo twumvishe n'ibirego bitandatu no mu byaregwa nta nubwo ari byo yafatiwe, so nta nubwo ari byo byatumye yijyana, ariko biramutsindagira. Umva hari ugufata icyaha runaka nagira ngo mbabwire ko uwitwa wese ngo aramuseka. Uyu munsi uramuseka amajyepfo, ejo azaguseka amajyaruguru. Ntawe umuseka, ariko turi kwanariza ibiriho. Ibyago bya mugenzi wawe kubera ko buri umwe wese ari ku isi yanyagirwa, isi ntisakara. Reka gutega abantu iminsi tuvuga ibiri. Nta minsi mbatega iminsi isa narabari. None kunyagirwa se uvuga ngo abari ku isi ngo bose banyaye se ijuru. None se nturi ku isi ntabwo imvura igwa buri munsi. Niko uzajya urabona aho banza wumva hariho kwanariza ibintu abantu bakarebera ibintu hamwe ukavuga ngo ibi biregaregwa ni amarangamutima urumva. Ureke kwiri gutuka abantu babamugirira niko bimera. Umuntu iyo umuntu ari umustar cyangwa ari famous iyo agiriweho n'ikintu kimeze nka kiri, hari abamwanga hari abamukunda. Kimwe n'ukuri kuvuga umuvugira, hari abandi noneho baraje ushinga niko. Yanumye hano kumuvugira ntago ndi kumuvugira. Nta wavuze ngo yagutumye. Inshuti yabeza. Niko bamusubira. Buriya byo ntabwo bigize icyaha bamukoreye. Nose Jani, we niki wemera ko Jihad ashobora gufungirwa? Ubona ari fact icyo yakoze ubona yafungiwe. Nta kintu navuga kuri Jihad. Jihad ntabwo ari umwicanyi, si umurozi, ntawe yishe, simple. Bibutse ko umuntu watanze ubuhamya ari Semuhungu. Nta mahoro nshaka. Ninde watanze ubuhamya? Hari umunsi nawe uzagerwaho. Hari abasakaje amashusho y'undi yambaye ubusa. Sha. Ego. Ngo hari umunsi namwe turabyicariye. Biriya bintu erega byaje hano erega dore kabikwereke dore abantu dore bano reka nkubwire Jani. Soma hano. Ntabya soma hano soma. Erega jo harahiye. Soma. Abohereje viewers. Somera hano somera. Ese ubwambure bwa Jihad yambaye ubusa siwe wabinyohereje? Si wowe wabisakaje ko mfite témoignage za benshi? Sinasetse. Ndacyabifite Jihad. Rero kisha make rekeraho ariko se uburetse gato ndakubaza wowe irunga wowe irunga twiganye nzi cyangwa bampinduriye tafu. None si ibi bintu byanditse nk'ibishere banze Soma Ikinyarwanda n'umutwe ari nkuba. Nta Kinyarwanda soma somera ime nawe ntabyo urabona somera ntuza kunsuzanya basomeze message someje manuka gasomwe na nyamunsi nose ubyajyanga utashobora gusomera muri digitale avesha ariko kandi nsome